munyemerere muri aka kanya tuvuge kuri Jihad ndetse na bagenzi be bari bafunganwe uyu munsi bakaba bagiye mu rukiko nyamara mu gihe bari bafungiye gukwirakwiza amashusho cyangwa se amafoto y'urukozasoni y'umuhanzi bita Yampano. Byari byitezwe ko uyu munsi bari buze kuba bafungurwa kubera ko Jihad umucamanza yavuze ko mu by'ukuri arimo ari umwere ariko agakomeza kuba yafungwa imyaka 3 ndetse agatanga na miliyoni 3. Reka tubanze turebere hamwe iyi ni inkuru ndende ku ngaruka yo gukusanya cyangwa se yo gutangaza amakuru harimo amafoto n'amashusho y'urukozasoni. Mu myaka ishize isi y'ikoranabuhanga yatumye abantu benshi babasha kuvugana no gusangira amakuru mu buryo bworoshye, ariko kandi iryo koranabuhanga ryazanye ibibazo bikomeye cyane cyane ku rubyiruko rushobora gushukwa no gukora ibintu bibaviramo ibihano bikomeye, igihombo, ipfunwe ndetse n'ingaruka z'igihe kirekire. Gusa reka tubanze tubasabe kuba subscribe, nyaboneka mukore subscribe kugira ngo video yose dukoze ijye ibasha kuba yabageraho, kandi nimba amaze gukora subscribe ukaba utarakanda kunzogera, nyaboneka ukande kunzogera kugira ngo ubashe kuba wazubona notification ya video yose dushizeho. Hari abantu benshi bagiye bafungwa cyangwa bakurikiranwaho igikorwa cyo gukusanya cyangwa se gukwirakwiza amashusho y'urukozasoni ndetse n'amavideo kubera gukoresha nabi imbuga nkoranyambaga, bakaba batabwa muri yombi cyane cyane mu bijyanye no gukora cyangwa gusangiza abandi amashusho y'urukozasoni. Usibye na leta ubwayo ndetse na YouTube ubwayo na TikTok ubwayo ntabwo yemera abantu bakusanya cyangwa se basakaza amashusho cyangwa se amafoto y'urukozasoni. Iyo umuntu amaze gufungwa cyangwa gucirwa amande, ubuzima bwe burahinduka, inshuti ziramutererana, umuryango ugasigara mu gahinda, izina rye rikangirika ndetse n'akazi cyangwa ejo hazaza bikaba ikibazo. Mu nkuru mpimbano yacu havugwamo umusore witwa Jihad. Yari umuntu wari uzwi cyane ku mbuga nkoranyambaga kubera uburyo yakundaga gukora ibiganiro n'amashusho akurura abantu benshi. Mu ntangiriro abantu benshi bamubonaga nk'umusore ushoboye kandi ushaka iterambere, ariko uko iminsi yagiye igenda ishira yatangiye gukoresha uburyo bwo gushaka views n'abamukurikira binyuze mu bintu bikurura impaka. Hari igihe yatangiye gukorana n'abandi bantu amashusho bamwe bavugaga arengereye umuco nyarwanda. Nyuma y'igihe runaka haje kuvuga ko yafunzwe imyaka 3 ndetse anacibwa amafaranga angana na miliyoni 3 kubera ibirego bifitanye isano no gukwirakwiza cyangwa kugira uruhare mu mashusho y'urukozasoni. Muri iyo nkuru mpimbano bamwe mu bari bafunganwe nawe nabo bakomeje gufungwa. Abantu benshi batangiye kuganira kuri iyo nkuru ku mbuga nkoranyambaga, hari abamwumvaga abandi bakamunenga cyane, ariko icyagarukwagaho cyane ni uko umuntu wese akwiye kumenya ko gukoresha nabi internet bishobora kugira ingaruka zikomeye. Mu buzima busanzwe hari igihe umuntu akora amakosa kubera igitutu cy'isi cyangwa gushaka amafaranga vuba, ariko ikintu cya mbere gifasha umuntu ni ukwemera amakosa yakoze no gushaka guhinduka. Muri iyi nkuru Jihad yaje kugirwa inama n'abantu benshi ko kwemera icyaha no gusaba imbabazi bishobora gufasha umuntu kongera kubaka ubuzima bwe. Abahanga mu mitekerereze bavuga ko kwemera amakosa ari intambwe ikomeye mu guhinduka. Iyo umuntu akomeje guhakana ibintu bigaragara cyangwa agakomeza gukora ibibi, birushaho kumushyira mu bibazo.
ari nayo mpamvu urubyiruko rukwiye kumva ko kwamamara by'akanya gato bidakwiye gusimbura icyubahiro cy'umuntu n'ejo hazaza he. Gusakaza amashusho y'urukozasoni ni ikibazo gikomeye cyane ku isi. Abantu benshi babikora bibwira ko ari ibintu byoroheje cyangwa uburyo bwo gukurura attention, ariko nyuma bikarangira bibaviriyemo ibibazo. Arashobora gufungwa cyangwa guhanwa. Mu bihugu byinshi amategeko ahana abantu bakora cyangwa bakwirakwiza amashusho y'urukozasoni, cyane cyane iyo harimo guhungabanya uburenganzira bw'abandi. Hari ukwangirika kw'izina. Iyo umuntu amaze kumenyekana bene ayo makosa, izina rye rirangirika cyane. Abantu benshi batangira kumutakariza icyizere. Ihungabana ryo mu mutwe, hari abantu benshi bagira depression, bakagira depression nyine, ukumva ni ibintu biba bitoroshye, cyangwa agahinda gakabije nyuma yo kubona amashusho yabo asakaye kuri interineti. Hari ugutakaza inshuti n'umuryango. Imiryango myinshi irababara cyane iyo umwe mu bayigize agaragaye mu bikorwa biteye isoni. Hari ukubura akazi cyangwa amahirwe. Abakoresha benshi ntibakunda guha akazi umuntu uvugwaho ibikorwa by'urukozasoni byamamaye ku mbuga nkoranyambaga. Abantu benshi bibwira ko gukora ayo mafoto ari ibintu byoroshye cyangwa uburyo bwo kubona amafaranga menshi, ariko nyuma y'igihe gito ugasanga ingaruka ari nyinshi cyane. Hari uguhora ufite ubwoba. Iyo amafoto cyangwa amashusho amaze kujya hanze, umuntu ahora afite ubwoba ko yakomeza gusakazwa. Hari ugukoreshwa nabi. Hari abantu bashobora gukoresha ayo mashusho mu gusebya cyangwa gutera ubwoba abayagaragayemo. Hari kwangiza ejo hazaza. Interinete ntiyibagirwa. Ikintu umuntu yashyize hanze uyu munsi gishobora kuzongera kugaruka nyuma y'imyaka myinshi. Muri iyi nkuru mpimbano havugwamo ko hari abandi bantu nka ya mpano bavuga ko ibikorwa byo gushaka views no kwamamara byabaviriyemo ibibazo bikomeye. Hari igihe abantu bakora ibintu badatekerejeho neza kubera igitutu cyo gushimisha followers cyangwa gushaka amafaranga, ariko nyuma bakisanga mu bibazo by'agateganyo cyangwa se mu ipfunwe rikomeye. Abantu benshi bavuga ko ubuzima bw'umuntu bushobora gusenyuka mu gihe gito kandi kubera icyemezo kimwe kibi. Urubyiruko rukwiye kumenya ibi bikurikira: ntukore amashusho cyangwa amafoto y'urukozasoni. Ntusangize abandi ibintu bishobora kubangamira ubuzima. Tekereza ku ngaruka mbere yo gushyira ibintu kuri interinete. Icyubahiro kiruta views cyangwa like. Hitamo gukora ibintu byo kubaka aho gukora ibisenya. Interinete ishobora kubaka ubuzima bw'umuntu cyangwa ikagusebya. Iyo umuntu akoresheje neza, yiga ibintu bisha, ashobora kubona akazi, yubaka izina ryiza, afasha abandi. Ariko iyo ayikoresheje nabi, ashobora gufungwa, ashobora kwangiza ejo hazaza he, ashobora gutakaza icyubahiro. Turi ku musozo, inkuru ya Jihad muri documentary mpimbano itanga isomo rikomeye ku rubyiruko n'abakoresha imbuga nkoranyambaga bose. Kwamamara by'akanya gato ntibikwiye gusimbuza ubuzima bwiza n'icyubahiro. Gukora cyangwa gusakaza amashusho y'urukozasoni bishobora kugira ingaruka zikomeye cyane ku muntu, umuryango ndetse n'ejo heza he hazaza. Abantu bose bakwiye gukoresha interinete mu buryo buboneye, bakirinda ibikorwa bishobora
bakurura ibibazo by'amategeko cyangwa ipfunwe. Icyiza ni uguhitamo gukora ibintu byubaka sosiyete, kwigisha abandi no gukoresha impano mu buryo bwiza, aho gukurura attention binyuze mu bikorwa bishobora guteza ibibazo. Iyo umuntu akoze ikosa, ikintu cy'ingenzi ni ukwemera amakosa, gusaba imbabazi no guhinduka kugira ngo yubake ubuzima busha. Iyi nkuru yanditswe mu buryo bw'umwimerere kandi bwa documentary kugira ngo itange inyigisho ku ngaruka zo gukoresha nabi imbuga nkoranyambaga, bityo ifasha abantu kwirinda ibikorwa bishobora kubagiraho